muraho neza mumeze mute mwiriwe mwaramutse bitewe n'igihugu urimo uri kubarizwamo cyangwa bitewe n'isaha uri kundeberaho mumeze mute njyewe meze neza ndakomeye nanone ngarutse njyenyine kubera Mpinganzima adahari ari muri live kwa muganga bamusabye kuruhuka kubera yararwaye umutwe ukabije cyane afite n'isereri rero baramubwira abanza aruhuke kugira ngo amere neza rero niyo mpamvu ndi njyenyine njyewe nitwa Ngwino Ndebe aha ni kuri Joe Twins ku muntu uturebye bwa mbere mukore subscribe comment na share kugira ngo uzaze ureba ibiganiro byacu kandi n'abandi bafashe kubireba niba hari ibyagufashije hanyuma nkomeje abanyarwanda bose muri rusange muri ibi bihe bikomeye by'icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 abakomeretse bose ababuze ababo abo jenoside yatwaye abo bakundaga abo imitima ihagazemo kubera iyi minsi abari kwibuka ibintu byinshi abasubiye inyuma mu bitekerezo kugira ngo bibuka ibyababayeho turabakomeje tubafasha mu mugongo n'Imana ibakomeze kandi mukomere ntabwo bizongera turi mu gihugu cyiza cy'amahoro n'umutekano mukomere mufite impamvu yo kubaho kubera ko mwararokotse ntabwo mwapfiriye gushira ntabwo bazimangatanyije ibimenyetso kuri mwebwe ahubwo muri bimenyetso byiza ko mwasigariyeho abanyu rero mukomere kugira ngo mubaheshe ishema mukomere kugira ngo mwose ikivi cy'abanyu kugira ngo naho bari bumve babishimiye bumve bari proud yanyu kubera ko mutabaye ibigwari rero ndabakomeje mwese abanyarwanda mbafashe mu mugongo kandi mbwira n'abandi bazi abantu baba bari batorohewe muri ibi bihe babasure babagereho babane namwe ntibabahe umwanya wo kuba mwenyine kuko bisubiza inyuma bituma utekereza cyane witekerezaho cyane ugasubira inyuma bikabije ahubwo mubasange mubaganirize mubafate mu mugongo kugira ngo bakomere muri ibi bihe hanyuma rero natekereje kubaganiriza no kuvuga ku bikomere ejo nakoze ikiganiro na Stella tuvugaho gakeya ibikomere abantu bagira tuba twibanze ku muryango no ku babyeyi kubera yuko nicyo kintu cyaje mu mutwe ubu ngubu ariko ubu natekereje ntekereza ku bikomere muri rusange ab'abagabo bagira ibikomere ab'abagore abari abana abari abantu bakuru bagira ibikomere rero ibikomere muri rusange ni ikintu kiba cyarakubayeho kitari cyiza kigatuma kikaba mu mutima wawe ukagendana nacyo ibyo ukora byose ukagendana nacyo kigatuma rimwe na rimwe uhindura imivugire imyitwarire muri sosiyete ugahindura ibintu byose muri rusange kubera yuko cyarakubabaje gituma uhindura intekerezo rimwe na rimwe ubikora ubishaka cyangwa utabishaka kuko hari igihe umuntu akomereka cyangwa ikintu kikamubaho akababara agahinduka akavuga ati ewana iki kintu sinzongera kugikora by'iteka ryose sinzongera akabigira amahitamo kubera yuko icyo kintu cyamubayeho rero hari igihe ubikora ubishaka hari igihe ubikora utabishaka bikaguhindura nta mbaraga wabishyizemo utabitekereje hari n'igihe ubishyiramo imbaraga ukabitekereza ugafata umwanzuro kubera igikomere rero nibajije igikomere abantu bagendana
abantu bagendana buri munsi, surtout icya jenoside, sosiyete ibyumva ite, ibitwara gute, uwo muntu kuki imujajinga, kubera iki sosiyete itabyumva, ijajinga ibintu umuntu uburyo ari kwitwara ariko batazi impamvu mu by'ukuri yitwara gutyo. Nk'urugero rumwe, nagiye mu mpinga nzima i Nyamata, hari abakecuru n'abasaza b'inshike baba hamwe, usanga ari abakecuru n'abasaza baseka kandi rwose ni inshike, bari bafite imiryango, bari bafite abana, bari bafite ababakomokaho, ariko basigaye bonyine, ugasanga bari guseka, ugasanga ukicara ukaganiriza umukecuru akakubwira nk'ibintu, ariko ugasanga rwose hari ibintu ari kuvuga ukumva yarakomeretse kabisa, ukumva afite igikomere, nubwo aseka, nubwo avuga ikintu ukumva hari akantu ukumva hari akantu. Imana ishimwe ko babana n'abantu buri munsi batuma bakira, babaganiriza, bababa hafi ku buryo abo bantu bakira bakamera neza, ntabwo bibagirwa ariko basubira mu buzima busanzwe bagakomera. Rero hari igihe nk'umuntu aba yarafashwe nko ku ngufu, ni urugero, agafata umwanzuro wo kwanga abagabo, yanze abagabo kubera ko yafashwe ku ngufu, ibyo bintu ntiyabishakaga, ibyo bintu ntiyabigize amahitamo, ibyo bintu ntiyari abizi, ariko kandi byamubayeho bimubabaje, byamubayeho bitari byiza, byamubayeho igihe atabiteganyaga, bigatuma ababara, bigatuma yanga umugabo wese. Kwanga umugabo, ukumva umuntu aritoye aravuga ngo njye nzarinda mpfa ntashatse, umuntu ati ibyo bintu wigize n'ibiki, ukajajinga ibyo avuze utazi igitera, utazi ikibimutera, ukavuga ati none se kubera iki wanga uzapfa udashatse, wese ko wabyawe, wese ko wagenze, ujajinze icyo avuze ariko ntuzi impamvu yakivuze. Ugasanga umuntu yafashwe ku ngufu, nanone akuyemo indwara zitandukanye, akuyemo ibikomere bitandukanye, hanyuma amahitamo ye abaye kuba indaya, akavuga ati abandi ntacyo ndamera, ubundi nari umukobwa mwiza umeze neza, nta mugabo n'ubundi wanyemera kubera yuko se yanyemera gute, namusobanura gute ko nafashwe ku ngufu, byagenda biteze, ntacyo navuga, nta n'icyo nabirenzaho. Ugasanga amahitamo abaye kwiyandarika, kuba indaya, kubera yuko nyine arumva nta kintu azasobanurira umugabo bazashakana. Nzamubwira ngo nafashwe ku ngufu se, azambwira ko nafashwe ku ngufu gute se, ukumva umuntu ntafite impamvu yo gusobanura, ni igikomere afite, ibyo bintu yabikoze atabihisemo, ariko nta nubwo ari sure ko umuntu azashakana nawe azamwumva, bigamutera gufata umwanzuro mubi. Rero cyangwa se agashaka n'umugabo bakabana, akavuga ati reka mbivuge wenda azanyumva nduhuke, aho kugira ngo amwumve agahora amujajinga, akahora ashaka kumusubiza inyuma, amubaza ngo ariko harya ngo byagenze bite, ugasanga ari gushaka kumusubiza inyuma buri munsi, ugasanga nyine bimubereye bibi. Cyangwa agashaka n'umugabo azi ko ariho ahungiye, azi ko ariho agiye kubonera ubuzima, nibura agashaka n'umugabo, ugasanga bajya kuryamana, imajije ikaba yayindi, bigatuma ibyo agomba gukoramo umunezero, agomba gukunda, agomba gutanga umunezero, atabikora neza kubera ko hari imaje iza, hanyuma wowe nk'uwo mubana ntumenye impamvu kubera ko wenda ntiyabikubwiye, cyangwa ukaba ubizi ahubwo ukamujajinga, ukavuga ngo ntabwo aba nshaka,
ukamujajinga mu bundi buryo mukarakaranya bikavamo no gusenya, kandi mu by'ukuri ntabwo wabanje kuvura igikomere afite, ntabwo wabanje kumwegereza ngo umugire inshuti, umugendeshe gake gake kugira ngo akire, kugira ngo ave muri iyo si. Rero ni urwo rugero nari ntanze, ariko nk'abantu babayeho muri jenoside nahoze mbivuga ejo, nk'abamama ugasanga abana batoya barahuye barirera, umukuru muri bafite imyaka 10, undi afite 5, undi afite 3, undi afite uruhinja rw'amezi, barahuye bashatse ubuzima, barareranye, barakuze. Umukuru muri bagashaka akajyana abantu bose, babana bose abereye mama wabo cyangwa papa wabo. Reka mvuge ku bagabo, nimba abajyanye bose, mu by'ukuri uwo muntu yamenyereye kubaho ahanganye n'ubuzima, yamenyereye kubaho ari umupapa kabisa kandi w'umwana mutoya cyane, yamenyereye kubaho nta muntu agisha inama, yamenyereye kubaho avuga ngo mu buzima nta kujenjeka, mu buzima nta kintu ndeberaho, nta kintu ngomba gufata nk'icyoroshye, ngomba gushaka ubuzima, ngomba kubaho umugabo kugira ngo ndere n'abarumuna banjye. Ugasanga icyo gikomere akimukanye mu rugo, ntabwo yigeze abona papa we na mama we uko babanye mu rugo ngo abyigireho, ngo papa yatwara gute umugore we, ntabwo bishoboka, ntabyo azi. Ntabwo yigeze agira inshuti ziri aho kubera ubuzima yahugiyemo ngo baganire bavuga ngo umuntu aba harya, umuntu agengwa n'iki kintu, agira principe zimeze gutya, principe agendana buri munsi arizo gushaka ubuzima, principe buri munsi agendana arizo kwihagararaho kugira ngo isi itazamubona avuga ati yamfubye se isi yayibonye, kugira ngo yihishe amaso y'abantu batazamuseka. Ahora na principe zishaririye, ntazi kublaga, ntazi guseka. Ugasanga icyo gikomere kimukanye mu rugo, umugore we ni umugore muto wenda wamenyereye guseka, wamenyereye blague, wamenyereye ibiki, ugasanga umugabo ntavuga, ugasanga umugabo nta blague agira. Umugore agatangira kurakara no kwibaza ko umugabo watamukunda, no kuzaza arakara, umugabo wanjye ntituganira, ntitujya inama, akora ibintu donc kubera ko yamenyereye gukora ibintu wenyine, ari umugabo ntari bugisha muri umuntu inama wa wundi w'imyaka 3, buri munsi areba abaho abareberera, akora ibintu nk'umugabo nyine atabajije undi muntu wari we wese. Ugasanga nta kugisha inama, ugasanga mu rugo nta blague agira, ugasanga nyine ni umugabo washaririye, ugatekereza ko umugabo wawe akanga. Mu by'ukuri atari uko akwanga, ahubwo ni cya gikomere agenda nacyo kubaho, nta muntu bigeze, iyo ambiance ntayo yagize. Rero ilfo kubanza ukamenya umugabo wawe, ukamenya ngo umugabo wanjye nta blague agira kubera iyi mpamvu, ntaseka kubera iyi mpamvu, wenda kubera ko yasekaga nka mama we, iyo asetse yibuka ishusho ya mama we bikamusubiza inyuma, wenda ntajya yireba, wenda ni utuntu twinshi ntakunda, hari imyenda adakunda, hari amabara adakunda, hari ishapure adakuramo, ntuzi impamvu y'ibyo bintu akora, ahubwo uri gutangira kwirakaza no gufata imyanzuro idafatika kubera ko wowe uri kujajinga ibyo ubona, ntabwo wabanje kumenya gitera. Ahubwo twige kumenya gitera, tudiringe niyo gitera paka tuyitsinze, bizaba byiza cyane kubera ko ntituzahutiraho. Hari n'ikindi gikomere abantu bajya bagira, sirita abakobwa, sinzi impamvu nimba aribo nganira nabo, ugasanga umuntu afite isoni zo kwitwa imfubyi, kandi imfubyi ya jenoside, afite isoni zo kumva ko abantu bari bivuga ngo aribana. Umwana akajya mu bantu agahimba story from nowhere,
akavuga ukuntu papa we ameze, akavuga ukuntu mama we ameze, nibyo aba yifuza ariko ntabwo ariko bimeze, nta bihari. Hanyuma ntashake ko abantu bamenya ko ari imfubyi, ntashake kumenya ko abantu bamenya ko yarokotse, ntashake kumenya ko abantu bamenya background ye, akabihisha. Njyewe mfite inshuti yanjye ni babiri, umwe ni umuhungu undi ni umukobwa. Inshuti yanjye imwe y'umukobwa yarigaga muri high school, noneho ni imfubyi, afite mukuru we na murumuna we gusa. Hanyuma hari famiye yamureraga, iyo famiye akaba aribo yita abakuzine, akaba aribo yita, kandi ari ukumurera gusa, akaba aribo abo bakuzine, ababyeyi babo bakabita ababyeyi. Hamwe ugasanga ejo yavuze ko afite grandma, uwo nguwo iyo foto, ejo ugasanga aravuga ngo uriya ni murumuna wanjye, ugasanga nta nubwo basa, ugasanga inshuti imwe izi bimwe indi izi ibindi, izi bintu bica ku buryo izo nshuti zimenyanye zikamuganiraho bagira ngo ni umutekamutwe. Mu by'ukuri ntabwo ari uko ari umutekamutwe, ahubwo ni uko ari afite isoni. Rimwe uwo mwana yakoze graduation, atumiza inshuti ze zose na famiye ye yamureraga, abasaba imbabazi, aravuga ati nabaye umubeshyi, nabaye umwana mubi, nta muntu ubimbwiye, ariko umutima wanjye wambwizaga ukuri ko ndi umwana mubi. Ntise kubera iki? Ati njyewe ibyo nabwiraga kanaka si ibyo nabwiraga kanaka, si ibyo nabwiraga kanaka. Ntabwo ari uko ntashaka kubabwiza ukuri, najyaga kubabwiza ukuri umutima ukambaza ngo kubera icyo ugiye kuvuga ukuri, baraguseka, baragucikaho, barakwanga, umutima ukamwishyuza ibintu bidahari. Ntatobore ngo avuge ko ari imfubyi, ntatobore ngo avuge abavandimwe be ko bangana, ntatobore, agahora avuga ibintu bitandukanye. Asaba inshuti z'imbabazi, abereka famiye ye ya nyayo, ababwira uko ibintu bimeze. Yarambwiye ngo, yaravuze ngo arumva ubwo ngubwo ari buryama agasinzira kuko avuye mu buzima bw'ikinyoma. Mu by'ukuri si uko hari ikindi kintu atari kuvuga kibi, si uko hari ikindi kintu yari agambiriye mu kubeshya kwe, ahubwo yari akomeretse. Ahubwo igikomeye cyamuteraga kutaba proud ye, kuvuga ngo ndi imfubyi, yumvaga atari byo. Iyindi nshuti yanjye y'umuhungu, we nawe afite igikomere cy'uko yatawe. Noneho akazaza ari mu bandi bajama bagatera story ku ishuri, abana ukuntu abana batera story, agatera story ukuntu mu rugo biba bimeze n'ibiki, nawe akabona niwe usigaye atavuga, akarema story itabaho kubera ko ntabwo yari proud ye yuko barantaye, mama wanjye yarantaye. Icyo ni igikomere, ukarema igihe cy'amavuko yawe, kubera ko ntabyo uzi, ntuzi igihe wavukiye. Mu by'ukuri udafese anniversaire nta muntu wagukubita, kubera ko utabizi nta kosa ufite, ahubwo kubera yuko uba wumva uri goti, simbizi ukuntu mwabivuga, uba wumva ahari hari umuntu uzakujajinga ko ntabwo uzi anniversaire yawe, koma ukumva nyine ntibyumvikana ku buryo utazi anniversaire yawe, ukavuga kugira ngo mpa amahoro ubuzima bwanjye, numve ntuje, reka ndeme umunsi wa anniversaire yanjye, ukawurema ubizi neza ko atari wo, kubera igikomere. Ibyo rero ni ibikomere umuntu agendana buri munsi, kandi abana cyangwa ababyeyi, ubu ntabwo nabita abana kuko bose baranduta, babayeho mu gihe cya jenoside bakarokoka, bafite ibikomere byinshi bitandukanye mu ngo, bafite ibikomere, ugasanga umuntu yitwara bitandukanye n'uwo ari we, ariko kubera ko akomeretse ari kwitwara ibihari nyine mu mutima we. Igikomere cyamutegeka kwitwara, guseka ntabwo ari ibintu bye,
koroshya ubuzima ntabwo ari ibintu urambwira ngo uroroshya ubuzima, ugasanga umubyeyi akanira abana ntibaba inshuti kubera ko avuga ati abana banjye bagomba kubaho nta ejo mpfuye bajenjeka baba imbwa, baba abana badashobotse kubera ko ari kwibaza ko azagenda vuba kubera ko nabe bagiye vuba akibakeneye, akabarira ashyizemo imbaraga n'igitsure cyinshi n'amahane menshi kugira ngo abarememo ikintu cy'ikigabo cyane, kandi abana bikabangiza agatekereza ko ari kubikora neza kubera igikomere, ariko mu by'ukuri ari kwangiza ibintu byinshi. Yakabaye bagira inshuti, yakabaye aborohera, yakabaye ugasanga umubyeyi ntatinyuka ngo avuge, ugasanga arwaye indwara y'umutima, akagira blood pressure kubera yuko akingirana ibintu yamenyereye gukingirana, nta nshuti yagize, nta muvandimwe yagize, nta muntu yagize abuhokera abwira, bikaba byinshi, akagira ururwara from nowhere, atari uko yifata nabi, atari uko arya nabi, atari uko ahubwo kubera igikomere cyo kuba wenyine, cyo kutagira uwo abwira, cyo kutagira umwumva, agahora akingirana finally akaza kugira ikibazo. Rero sosiyete nyarwanda twahuye na jenoside, abanyarwanda n'amateka yacu dusangiye nk'abanyarwanda, tugomba kwiga kubanza kumenya umuntu aterwa n'iki ibi ngibi, kubera ko tuzi ko jenoside yateye igikomere abantu, tugomba kumenya impamvu umuntu akora ibintu. Ntubone umuntu ari agasazi avuga aseka ngo utangiye kuvuga ngo uriya nawe arashyanuka, ngavuga we ageze ahantu yumva ari free, ari kuvuga ibyo abonye, ntashaka kwitekereza, ari kuvuga byose bimurimo byose kugira ngo aruhuke, aseke, yisanishe n'abandi. Ari kuvuga ibyo abonye byose kubera ko nta burere yabonye, hari ibyo agomba kuvuga, hari ibyo atagomba, nta banga agira kubera ko ibyo bintu ntabwo bamutoje, afite impamvu akora ibyo bintu. Mugira inshuti, umukosore mu buryo bwawe utamukomerekeje, umugire inshuti, umubwire ati noneho tube inshuti, ejo navuga ikintu ubwire ati inshuti yanjye ntabwo iki kintu kivugwa mu bantu, ati none se nta kuntu wareka iki ngiki, umugire inshuti, utavuga ngo uriya yigize agasazi arasahinda ngo akora iki, yakoze ibyo bintu kubera yuko agomba kubaho nyine, niyo mahoro ye nibwo yabona umutuzo, aho hantu aba yisanzuye kuri abo bantu, akaba agasazi. Mwe ntimubifate ko ari uko ageze ahantu agomba kuba ari, ahubwo mukabifata ko ari nk'umuntu udashobotse cyangwa udafite ubwenge. So twige kubanza kumenya gitera, twige kubanza kugira abantu inshuti zacu, kuko abantu benshi barakomeretse, bakuru kuri twebwe situ barakomeretse, n'abana bya bindi twavuze kwa Stella, n'abana barakomeretse banyuma ya jenoside, ariko ntiwamenya igikomere cyabo. Wenda nyine akomeretse kubera yuko umubyeyi we ntabwo amugira inshuti, akomeretse kubera yuko ahora abona conflict iwabo kandi zidatewe nawe, ahubwo zitewe n'ayo mateka, bigatuma abantu batumvikana. Ibikomere byo ni byinshi, ibikomere bya jenoside ni byinshi. Twige kubana n'abantu amahoro, twige kwibagira inshuti, tube hafi y'abantu bakomeretse, tubanze tubavure igikomere. Igikomere akenshi kivurwa no kuba umuntu ugira uwo ubwira, uko ubivuze, uko urize, uko umukeneye umubona, ukongera ukumva urukundo mu buzima bwawe, ukumva urukundo rurakugose kabisa, ku buryo ufilinga ko uri lovely, ufilinga kuri cared, ufilinga nyine urukundo mu bantu, ukavuga ngo abantu barankunze, abantu baranyishimiye, nibura kuri iyi si mfite umuntu umwe unyumva, nibura kuri iyi si mfite umuntu iyo nshaka kurira atega ibitugu nkarira. Twige kubana n'abandi, tubahumurize, tubakunde, dukunde abantu, tubagire inshuti kurushaho, kugira ngo bomoke, kugira ngo bakire. Nibyo bizatwubakira u Rwanda rw'ejo rwiza
kandi dukomere, dukunde gukora, nidukundana tugasenyera umugozi umwe tugakora, bizatuma iterambere ryihuta kandi bizatuma u Rwanda rurushaho kuba rwiza. Imana ibahe umugisha, mukomeze mukomere, mukomezanye, mukomeze musure abababaye muri ibi bihe, mukomeze mugere ku nshike. Abana urubyiruko rw'ubu ngubu hari igihe aba yarabuze umwana ungana nawe, wakabaye ungana nawe, hari igihe yabuze n'umuntu aterura avuga ngo ni umwuzukuru, umushyire abana, umuhore hafi, birabakiza, birabomora, bumva ko batari bonyine, ntabwo bahora bibwira ngo iyabo. Rero Imana ibahe umugisha, mugumane n'abababaye kandi mukomeze gukundana kuko nicyo cyonyine, niwo murage wonyine Yesu yadusigiye. Mukundane, umwenda w'urukundo niwe yadusigiye. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Ciao.